igitabo cy'itangiriro ibice 12 kugera kuri 25. Mu bice 11 bigize inkingi ya mbere y'igitabo cy'itangiriro twabonye imibanire y'Imana n'abari mu isi bose, imibanire yaranzwe no gutsindwa kwagiye kwisubiramo kukazana ingaruka mbi ku nyoko muntu, kugeza ubwo Imana yatatanyaga abantu ngo bajye gukwira isi ikoresheje kubanyuranya indimi mu kibaya cy'i Babeli. Nyuma y'ibisekuru 11 uturutse kuri Nowa warokotse umwuzure, Imana yongeye gusanga abantu ngo ikorane nabo mu mugambi waganaga ku rubyaro ruzahesha amahanga yose umugisha icyaha cyambuye umuntu mu gice cya 3 cy'itangiriro. Iki ni ikiganiro Imana n'ibihe, uhawe ikaze. Inkingi ya kabiri y'iki gitabo cy'itangiriro ihera ku guhamagarwa kwa Aburahamu mu gice cya 12 igasoreza ku rupfu rwa Yosefu mu gice cya 50, yerekana ko Imana yatoye umuryango umwe mu yindi yo mu isi ngo iwurobanurire kuzanyuzwamo urubyaro ruzahesha umugisha isi yose. Muri iki gice cya mbere cy'inkingi ya kabiri kiri bwibande ku buzima bwa Aburahamu waje guhinduka Aburahamu, kibimburirwa n'amagambo agira ati: Imana yasanze Aburahamu iramubwira iti, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yo mu isi yose izaherwa umugisha. Aburahamu afata inzira aragenda nk'uko Imana yamutegetse. Muri uyu mubano mushya Imana yari ije kugirana n'umuryango w'umugabo n'umugore batagira urubyaro, Imana yasubiriyemo Aburahamu wa mugambi wayo wa kera yagambiririye abantu, ari wo kugira ubutware, guhabwa umugisha, kugwiza urubyaro, yongeraho ko izamuha izina ryogeye. Uyu mugambi w'Imana kandi tubona ko Satani ari wo yagiye agoreka akayobya abantu ba mbere ya Aburahamu, bakigomeka ku Mana ngo babone umwuzuro w'iryo sezerano ku mbaraga zabo. Bibiliya yerekana ko Adamu na Eva bashimishijwe n'uko igiti kibifuriza kuba abakomeye bagahwana n'Imana, n'abo ku munara w'i Babeli nabo biyemeza kubaka umunara muremure ngo bagere aho Imana iba, bihesha izina rikomeye. Uyu mwifato wa muntu mu kugomera Imana ariko ntiwari warakuyeho ubuhanuzi dusanga mu itangiriro ibice 3:15 buvuga ku rubyaro rwagombaga kuzanira umutsinda bari mu isi nyuma yo gukandagira umutwe wa yanzoka. Mu kongera kwinjiza umuntu mu mugambi wo guha isi umugisha, Imana yasanze Aburahamu ngo bagendane urugendo ruzagera kuri ubwo buhanuzi, maze imuhamagarira gusiga inzu ya se agakurikira icyerekezo Imana imuha. Aburahamu yizeye ijwi ry'Imana ataboneshaga amaso, ahagurutsa inzu ye n'abagaragu be ndetse na Loti yari abereye se wabo, bajya mu gihugu batari bazi. Igihugu Imana yagambiriye kubajyanamo ubwacyo nicyo batungutsemo. Aburahamu awubakira Uwiteka igicaniro, atangira kwambaza izina rye, ariko Imana ntiyahita imubwira ko ari cyo izamuraga. Bamaze igihe gito inzara yateye i Kanani, basuhukira muri Egiputa ariyo Misiri, igihugu cyari cyaramaze kuba igihangange muri ibyo bihe. Aburahamu agira ubwoba bw'uko bazamwica bakajyana umugore we Sarayi, maze amusaba kuvuga ko ari mushiki we. Bagezeyo, umwami wa Egiputa yatwaye Sarayi, ariko Imana ubwayo imubuza kumugira umugore we, inamutegeka kumusubiza umugabo we. Farawo abigenza uko abitegetswe, arabasezerera bava mu gihugu cye amahoro. Bari mu nzira bagenda, igihe cyo kubwirwa ko Kanani ariyo gakondo izahabwa Aburahamu n'urubyaro rwe cyabanjirijwe n'intonganya hagati y'abashumba be n'aba Loti bapfa urwuri. Aburahamu ise wabo wa Loti yamusabye guhitamo igihugu ashimye ariko batandukane, maze Loti ahitamo ikibaya cya Sodomo kuko cyari kibereye ubworozi. Aburahamu yisanga asigaranye imisozi ya Kanani. Bamaze gutandukana umwe akajya he, iryo joro Imana yasanze Aburahamu imwemeza ko hatabaye kwibeshya mu mahitamo, ahubwo ko igihugu yasigaranye ari cyo kizaba gakondo y'urubyaro rwe, inamusezeranya ko ruzaba rwinshi cyane ku buryo rutabasha kubarika. Loti yaramanutse aturana n'abanyasodomo, umudugudu warimo imigenzo mibi yo kutubaha Imana. Loti kandi yasanze uwo mudugudu n'indi 3 bifatanije byarigometse ku mwami Kedorulawomeri, bari bamaze imyaka 12 bakorera. Nuko abagabaho igitero arabanesha,
ndetse na Loti ajyanwa bunyago hamwe n'abaturage b'i Sodoma. Aburahamu yabwiwe ibyabaye kuri Loti umuhungu wa mwene se, ahagurutsa abasore 318 bavukiye mu rugo rwe bagatozwa kurwana, bakurikira uwo mwami bamutesha Loti n'abanyasodomo yari yanyaze. Mu gutabaruka, Aburahamu yahuye na Melikisedeki umwami akaba n'umutambyi w'i Salemu, amuha umugisha. Uyu Melikisedeki udafite andi mateka amuvugaho cyangwa avuga ku bwami bwe, yari ishusho y'umwami n'umutambyi utagira itangiriro ntagire n'iherezo, nk'uko tubisanga muri Zaburi 110 mu buhanuzi bwa Dawidi bwavugaga kuri Kristo, bugasobanurwa mu gice cya 5 cy'igitabo cy'Abaheburayo. Aburahamu yaramubonye amenya ko ari uwo kubahwa, maze amuha 1/10 ubusanzwe cyaturwaga Imana. Igice cya 15 kitubwira ko Imana yongeye gusanga Aburahamu, imubwira ko izamubera ingabo imukingira kandi ko izamugororera ingororano ikomeye. Imaze kumubwira ayo magambo, Aburahamu yaratoboye bwa mbere ayibaza iki by'imusezeranya bizamumarira mu gihe atagira umwana, ndetse n'ibyo afite bikaba bigiye kuzaragwa umugaragu we. Imana yamusohoye hanze imwereka inyenyeri, imubwira ko we ubwe azakomokwaho n'urubyaro rutabarika nk'uko umuntu atabasha kubara inyenyeri. Muri icyo kiganiro, Aburahamu yasabye Imana ikimenyetso gihamya iryo sezerano, nayo imusaba kwica inyamaswa akazicamo ibice bibiri akabyerekeranya kugira ngo bakorane isezerano. Ibinyuranye n'uko amasezerano yakorwaga muri icyo gihe, aho abasezeranaga bombi bacaga hagati y'ibice by'inyamaswa basatuye, Imana ubwayo yabikoze yonyine irirahira ubwayo, maze ikomera icumba n'urumuri rwaka bica hagati ya bya bice by'inyamaswa. Imana imusubiriramo isezerano ko urubyaro rwe ruzaragwa icyo gihugu. Iyo yari indahiro y'Imana ubwayo. Nubwo Imana yari imaze Aburahamu impungenge ikamwemeza ko izamuha urubyaro, yari itaramubwira ko urubyaro imusezeranya azaruhabwa kuri Sarayi, umukecuru wari waramaze kurenga urucuriro. Icyizere cyo kubyara cyashize muri Sarayi, maze agira umugabo w'inama y'uburyo babonamo urubyaro, amuzanira umuja we ngo baryamane. Muri icyo gihe, umuja cyangwa umugaragu yafatwaga nk'umutungo bwite w'umukoresha we, ku buryo yabimugiragaho ububasha kugera ku kuba yamushyingira undi mugaragu ngo amubyarire abandi bagaragu. Muri iyi nkuru ho, Hagayi ntiyari agiye kubyara umugaragu, ahubwo yari agiye guhabwa shebuja ngo babyara n'umwana uzitwa uwa Sarayi na Aburahamu. Uku kwirwanira kwateje amakimbirane y'urudaca mu rugo rwa Aburahamu. Ishimayeli ayavukiramo, ayakuriramo. Hashira imyaka 13 Aburahamu yibwira yuko Imana izamuhera umugisha muri uwo mwana Ishimayeli. Nyuma y'imyaka 13 kwa Aburahamu bahanganye n'amahitamo yabo, Imana yaramusanze imwihanangiriza kujya agendera imbere yayo kandi atunganye, imwerurira ko isezerano ryayo rizasohorera ku mwana azabyara ku mugore we w'isezerano Sarayi. Imana ihindura izina rye n'irya Sarayi. Aburahamu bisobanuye umubyeyi wubashywe, risimburwa na Aburahamu bisobanuye sekuruza w'amahanga menshi. Naho Sarayi bisobanuye umukobwa w'umwami, ahabwa irya Sara bisobanuye nyirakuruza w'amahanga. Imana itegeka Aburahamu gukebwa kw'abagabo n'abahungu bose bari mu rugo rwe. Icyerekezo cy'umugambi w'Imana kirushaho gusobanuka mu nzu ya Aburahamu. Ubwo igihe cyo kubona umwana cyendaga gusohora, Aburahamu yimukiye i Gerari mu baturanyi be b'Abafilisitiya batubahaga Imana. Yongera gutinya ko nabo bazamwica bamuziza umugore we, maze naho avuga ko Sara ari mushiki we. Nk'uko byari byaragenze muri Egiputa, Abimeleki yacyuye Sara ngo amugire umugore we. Imana iramusanga imubwira ko ameze nk'intumbi ku bwa Sara umugore wa Aburahamu yajyanye. Abimeleki yumviye Imana ntiyegera Sara, bucya atumiza Aburahamu amusubiza umugore we, maze nawe abasabira gukurwaho umuvumo w'ubugumba Imana yari yamaze guteza abo mu rugo rwa Abimeleki bose. Inkuru yo kwa Abimeleki irangiye, Sara ku myaka y'90 yasamye inda abyara Isaka. Amahanga bakikije arushaho kubatinya, ahereye ku buryo yagiye yibonera Imana itabara Aburahamu mu bihe bitandukanye. Maze umwami w'i Gerari asaba Aburahamu ngo basezerane kutazarwana. Kugera kuri iki gice, Imana yari imaze kwizeza Aburahamu igihugu, imuhaye umwana ndetse n'izina ryogeye,
imugejeje ku rwego rwo gusinyana amasezerano yo kutazarwana n'abami baturanye nawe. Mu igerageza riheruka ngo Imana ihamiriza Aburahamu bwa nyuma iryo sezerano ryayo, yamusabye kujyana uwo mwana ngo amutambeho igitambo gikongorwa n'umuriro ku musozi w'i Moriya. Aburahamu afata urugendo rw'iminsi 3 agana ku musozi yagombaga gutambiraho uwo mwana. Bagezeyo, Aburahamu yatunganije igicaniro, yararikaho inkwi, ashyiraho Isaka ngo amusogote. Marayika w'Imana arangurura ijwi amubuza kwica uwo mwana we. Imana imwereka intama yafashwe amahembe mu gihuru cyari inyuma ye, arayizana aba ariyo atamba. Imana imuha umugisha, inahamya rya sezerano ry'uko mu rubyaro rwe arimo amahanga yo mu isi yose azaherwa umugisha, kuko yumviye ntayime umwana we. Aburahamu nawe ahimba aho hantu izina Yehovayire, bisobanurwa ngo ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa. Afata Isaka umuhungu we, barataha. Nyuma y'ibyo Sara arapfa, ashyingurwa i Kanani. Isaka arakura, ashyingirwa Rebeka. Aburahamu ashaka Ketura, amubyarira abahungu 6, harimo na Midiyani wakomotseho Abamidiyani. Aburahamu agabira Isaka ibye byose, aha abandi bana impano akiriho, arabohereza ngo batandukane na Isaka. Nyuma nawe arapfa, Isaka na Ishimayeli bamuhamba iruhande rwa Sara umugore we. Imana yari yarahaye umugisha Ishimayeli nk'uko marayika yari yarabibwiye nyina Hagari, ndetse ikemera n'ubusabe bwa Aburahamu, imuhindura ukomeye, abyara abatware 12, ariko isezerano ry'urubyaro ruzahesha isi yose umugisha rikomereza kuri Isaka n'urubyaro ruzamukomokaho. Isaka ubwe si we wari urubyaro ubwarwo. Mu bice bikurikira tuzabona nawe Imana imusezeranya ko muri we ari we urubyaro ruzaturuka. Mu gice cya 2 cy'iyi nkingi, aho tuzarebera hamwe ubuzima bwa Isaka n'abahungu be, tuzarebera hamwe uburyo Imana izagenda isubiramo isezerano ryayo ryo kuzaza k'urubyaro ruzahesha amahanga yose umugisha. Urubyaro rwatangiye kuvugwa mu gice cya 3, ruvugwaho kuzakandagira umutwe w'inzoka yoheje umuntu ikamukura mu mugisha Imana yari yaramugeneye ijya kumurema. Iki ni icyegeranyo cya 7 mu kiganiro Imana n'ibihe, kibanda ku mugambi w'Imana mu mateka y'abantu. Muri ibyo byegeranyo tubonamo nk'icy'ubunyage bw'imyaka 70 i Babuloni, ingoma z'Abamedi, Abagiriki ndetse n'Abaroma. Tukabonamo n'igihe cy'itangiriro ry'amateka ya muntu. Ubaye ushimishijwe n'ibi byegeranyo, wakanda ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bishya tubagezaho, ugakora na share kugira ngo bigere kuri benshi. Iki kiganiro cyitwa Imana n'ibihe. Imana iguhe umugisha. Wari kumwe na Haba Ruzindana.